hanyuma mwebwe mutegereje iki bwo ngubwo yo vuze ngo hasi bavuze ako sinje yo mumfukamisha njye mfite amafaranga yanjye umva naso nufite vuze ngo bigaragara ni weho boss uyu nguyu n'umukozi wawe ubu mugiye ukabaga asore cyo cyane ntago ndi kuva icyo zanuki kibazo gihari mikino ufite ikihe kibazo umwana murimo bafite umujyanye mwicare hasi yo ngibyo mumbwira ntago njye mbyumva wicare hasi zana hano kubwizo shiri ntago oya wafuze ngo mufutanga icyo wabaye nagwaye uricara hasi cyangwa uramama urugo rw'abantu nakira abantu tukana n'umuntu ufite imbunda ngaho ndasasha ishaka hasi wakikobwa we cyambere ngewe niyize ni ikintu bita amafaranga jewe sasa mfite amafaranga uzi ko wanyibagiwe nta nubwo mbona wowe no kwisura yanjye ufite umubiri nyine none se bari wabona umutindo ufite runo ruhu none se nko kuri banki kwanza nangegera y'inahanga yapfa ntabwo gusubije banki yo kumfite amafaranga y'igi ngiye ngusinyire sheke ya miliyoni 20 wowe ntabwo uhita ngusinyiriye 15 utazongera kugenda mwiri vumbu utabona ndi gukora siporo mba nambaye teni kubera ko imodoka yanjye nashyize umukozi wanjye nayinyongereza hari imodoka 5 mu gipangu byashoboka ko rwose ufite igikara kinyera nuko urumura urakibona naho ugiye n'ubu bwa njya mbona kakavungu nigeze gukubona numva umujinya uranyishe kurutwa rubi gitondo hita ngusinyira miliyoni 15 hanyuma njyewe nanjye kazajya uvuze ngo we wari muri yemera ku mukobwa ngo samuhango miliyoni 20 kirano miliyoni 10 wagira vuba cyangwa cyasi nago wumva rwose miliyoni 10 wagicucu cyangwa utucara hano abuze baze murege wendejo nimwo nzazibona rwose tucara hasi hanyuma mwebwe mutegereje iki bwo ngubwo yo vuze ngo hasi bavuze ako sinje yo mumfukamisha njye mfite amafaranga yanjye umva naso nufite vuze ngo njye mfite amafaranga yanjye nta mpamvu yo kumfukamisha vuze ngo njye mfite amafaranga yanjye nta mpamvu yo we nta mpamvu yo bantu kubita karurushye kaboneka ibintu bitari muze n'ibintu byose hano mufite iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bari yavuze imana ngenzi yake ndahita nyibaze nyina miliyoni 20 zone muzana telefone mwese ndavuze aho babona mwicare hasi yo ngibyo mumbwira ntabwo njye mbyumva wicare hasi zana hano kubwizo filime shiri njye ntago nakacara hasi oya bibure uvuze ngo icyo wabaye nagwaye uricara hasi cyangwa uramama urugo rw'abantu nakira abantu tukana n'umuntu ufite imbunda ngaho ndasasha ishaka hasi wakikobwa we shiri wawe ufite cyo n'amafaranga amafaranga ngo ugize ute shamwere undi unashaka unashaka kurwara zana amafaranga vuba nta kintu dushaka cyangwa telefone hariya ikinda gikubitiye inda yuvanye muri rogi ndayikubita iyo ni imbunda naso cyangwa urasayo iyo ni imbunda apasi bahanga wandajwa umugore wanjye mani nayo napfa mwana hamwe ariko ushanga cyane ufite yose kuko ntago katafite tuba amadolari kuko ndabona inzara yenda kubica
reba sheri ranja mujya kugura aba abashonzi bo ku muhanda irinda n'indaki kireke ni kusimba hindura ubuzima mizo filme ngiye kugura mizo filme wa mutindiwe naho ubundi ariko ushaka cyo gukora kuko kwambura ntabwo bizabahira It was at this moment that he knew no gutera akabariro byaranze kubera inzara he fucked up. ariko urabizi tugende tubike hanyuma se shaje twibye kutabizana mereza nyine Jesus. zana nini byose se nakwiye kuzagifata ngayo wakurambonera sha nko murifata mugafata umwana muri babiri mukajya kumusambanya muri umwe nasoni kunarumye sunka wambaye igisivile ufite imbunda murabona turi kwicara ngo bagiye kumfata murabona bafashe mu mashati waguki zo gusubiza ubuyobozi yewe nababwiye ko bamfashe se guki iki kitagaragara se Jesus. Sindi mwebwe muri bane. ubu ni nasoni ugira wowe ntabibaranga ngo ariko ngo murabayobozi twabibwirwa wowe ubwo ibigaragara ni weho boss uyu nguyu ni umukozi wawe ubu mugiye ukabaga asoni ikibazo kiri heko ngendo ntabwo ndi kumva ikibazo hano ikibazo gihari ni kimwe ufite ikihe kibazo uyu mwana muramubaza iki mu mujyanye gusa turi kumubaza iki rwose iyi mbunda ubanza kurase kugira ngo ubyemere sawa rero ndavuze ngo mwese mwicare hasi uyu mwana ari we usigara ahagaze si kinyarwanda ra hasi nicaze hasi imyeru yanjye ndavuze turebe shaka duse nuko ufite amafaranga cyangwa nayo murashaka amafaranga cyangwa murashaka kwicara hasi cyangwa mudoreza amafaranga satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power irebera nka kabivano turimbira ndiribira niko bayikwigishije tugiye kwiga rero ibiguruka n'ibitaguruka ntago nkuha basetse abo nabo tumaze kujya ku murongo neza sibyo kabiva karame ngaho zamura indirimbo y'igihugu twese turirimbe twifate neza turirimba indirimbo y'igihugu yego kabiva idino ndagatama ka Yesu kanezerewe cyane intomundiriza azanagiraniza aramunangabizi ijwi ryenda gitama singitinya noneho imunama za Yesu igihe nikigera azanyura mu rugo nagira umunezero n'ubukene bwa Yesu. kabiva hati bikore close up ku matora ya barakaka niko Kigali Power Link. Amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siège iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791 24 00 23.